izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Nyagasani Yesu nabane na hamwe. Muryango w'Imana, Kristo Yesu akuzwe. Kristo dukuza iteka ryose akwiye koko kwegukana imitima yacu. Uwegukana kandi ni umwami. Akwiye gutaha imitima yacu tukamwimika, akatuyobora aho dushobora gusa kwishima ku buryo busendereye. Kenshi dushakira ibyishimo n'umunezero ahaduhura, nyamara uwo ntacyo adusaba, ntacyo atwaka, kandi atwereka ko aduha byose, ahubwo aritanga kugira ngo tumererwe neza. Nguwo umwami usumba bose, umwami w'ibihe byose, umwami w'ibiremwa byose, twizihiza kandi tukarushaho gushagara uyu munsi. Ni icyumweru cya Kristo umwami, dusabira by'umwihariko urubyiruko. Kiliziya yacu yagennye ko umunsi mukuru wa Kristo umwami tuzirikana urubyiruko, kandi narwo rufite byinshi rwimika bitari Kristo. Uyu munsi rero turabazirikana twifatanyije na Papa wacu, twifatanyije n'abepiskopi, twifatanyije n'umuryango wose, kugira ngo urwo rubyiruko rukomeze kuyoboka umwami nyakuri. Muri igitambo cy'Ukaristiya turifatanya na Yvette Ndengeyingoma ushimira Imana ibyiza idahwema kumugirira. Umukristo arashimira Imana yahaye umuvandimwe we uruhushya rwo gutwara imodoka. Martine arashimira Imana kubera imyaka 50 amaze avutse, agakomeza kuyisaba ingabire Roho Mutagatifu yo kumuyobora muri byose. Umugeni wa Kristo arashimira Imana ibitangaza yamugiriye yisunze umubyeyi Mariya. Umubyeyi arasabira umwana we Anne Genevieve ngo Imana imuherekeze mu mushinga wo kwiga mu ishami ry'ubuganga, kandi izamwagurire ubumenyi bwo kuzavura abantu bayo abifashijwemo n'urugo rutagatifu rw'i Nazareti. Aloyize Habarurema arasabira Melania Mukanguyije urwaye ngo Nyagasani amukize. Turatakambira n'abacu bitabye Imana ngo baruhukire mu mutima ukunda wa Kristo umwami. Turifatanya n'umuryango w'abakristo usabira Rosine Muhwezayo, umukristokazi usabira Jean Bosco Karangwa, Samuel Dusengimana, ababyeyi be n'abavandimwe be ndetse na Rose mu Purgatori. Umuryango wa Emeline Nzamukosha urasabira Emeline Nzamukosha. Umukristo arasabira François Xavier Rwahama. Aloyizi Habarurema n'abana be barasaba Jean d'Arc Mukahigiro na Rose mu Purgatori. Presidium inkingi ya Kiliziya irasabira abarejeyo bose bitabye Imana na Rose mu Purgatori. Umukristo arasabira umubyeyi we Felicita Nyirampirwa na Rose mu Purgatori. Umuryango wa Yosefu Kagabo urasabira Igete Kagabo Ishimwe n'umwana we Karara Abraham Ruto. Umukristokazi arasabira Genevieve Mutsobekazi. Presidium Mariya umubyeyi ukwiye gukundwa irasabira abarejeyo b'isi yose bitabye Imana. Presidium Bikira Mariya utasama mu icyaha irasabira abarejeyo bose bitabye Imana na Rose mu Purgatori. Umukristokazi arasabira umubyeyi we Felix Nzamwita na Rose mu Purgatori. Umukristo arasabira Mariya na Nyirakabirigi nabo bitabye Imana. Abana Patricia Mukangwije barasabira uwo mubyeyi hamwe na Luciana na Febronia. Umuryango wa Desideri Rutayisire urasabira Epifania Kanyange, Teresa
Nyirabarera Dorothea Mukamutezinka, François Bwanakeye na roho zo mu Purgatori. Felician Sebuhinja arasabira Catherine Nyirabuhinja na roho zo mu Purgatori. Umuryango wa Mathias Ndekezi urasabira Ndekezi Mathias Godance Mukarugusisi. Umukristukazi arasabira Scholastica Mukakigeri. Umukristukazi arasabira Jean Damascene Gahigiro, Maria Agnes Mukangwije, Sophia Uwimana Impaye, Bernardin Barinda Yoboka na Pascal Ntaganda. Umukristu arasabira Padiri Deo Biyerinyange, Padiri Denis Mutabazi, Padiri Vedaste Nyiribakwe, Padiri Laurent Karibushi, Musenyeri Nikodemu Nayigiziki, Mama Miriam Emmanuel, Mama Vianney na Mama Gerard Maria. Jean-Claude Harerimana arasabira umubyeyi we Emiliana Nzamukosha. Umukristukazi arasabira Anosiata Mukankomeje, Jean Bosco Bandora, Maria Karara nyina w'umuntu ndetse na Maria Madalena Nyirabujoyori. Umukristukazi arasabira Josephina Nzamwitakuze. Umuryango wa Eugene Nyamuhinga urasabira Philomena Uwingabire. Bavandimwe, Kristu yazize ibyaha byacu. Mbere yo guhimbaza ibirori bitagatifu, mucyo tuzibukira ibyaha byacu, dusabe imbabazi kugira ngo Eucharistia ntagatifu tuyiturane umutima wiyunze n'Imana. Nemera imbere y'Imana ishobora byose Imana ishobora ryose nitubabarire dufite ibyaha byacu maze izatugeze mu bugingo bw'iteka.
dusabe. Mana ishobora byose ugahoraho iteka, washatse kuremera ibintu byose muri Kristo umwana wawe ukunda, akaba n'umwami w'ibiriho byose. Gira impuhwe maze ibiremwa byose nibimara kuva mu bucakara bw'icyaha, ubiye kuyoboka no gusingiza ubuziraherezo ku bwa Yezu Kristo nyine umwana wawe n'umwami wacu. Imana mubana mugategekana mu bwa Roho Mutagatifu, uko ibihe bihora bisimburana iteka. Isomo ryo mu gitabo cya kabiri cya Samweli. Muri iyo minsi imiryango yose ya Isiraheli isanga Dawidi Heburoni, maze iramubwira iti ngaho twitegereze, turi amagufa yawe n'umubiri wawe. Kera igihe Sawuli yari akiri umwami wacu, niwe watabaranaga na Isiraheli kandi ugatabarukana nayo. Kandi rero Uhoraho yarakubwiye ati ni wowe uzaragira umuryango wanjye Isiraheli, kandi ni wowe uzaba umutware wa Isiraheli. Nuko abakuru b'imiryango ya Isiraheli bose basanga umwami Heburoni, maze umwami Dawudi agirana nabo isezerano i Heburoni imbere y'Uhoraho. Nuko basiga Dawudi amavuta aba umwami wa Isiraheli yose. Iryo ni ijambo ry'Imana. ibyishimo nagize igihe bambwiye bati wira tujye mu ngoro y'Uhoraho, none urugero rwacu rutugejeje ku marembo yawe Yerusalemu. Nyagasani, ingoma
ducinyiye cyane ahari imiryango y'Isirayeli, imiryango y'Uhoraho izamamo tambagiro, gusingiza Uhoraho ku Isirayeli yabitegetswe. Aho niho hari intebe y'ukomoka kuri Dawudi, intebe yicaraho igihe cy'imanza, ibifuriza Yerusalemu amahoro, mutamahoro naganze mu nkike zawe. Ingoma yawe Nyagasani, ingoma y'amahoro, ni y'amahoro. Ingoma yawe Nyagasani, Isomo ryo mu ibaruwa Mutagatifu Pawulo intumwa yandikiye Abanyakolosi. Bavandimwe, nimunezerwe kandi mushimire Imana Data watumye mugira umugabane ku murage w'abatagatifujwe bari mu mucyo. Koko rero yatugobotoye ku ngoyi y'umwijima, atujyana mu ngoma y'umwana wakunda byimazeyo, ari nawe dukesha gucungurwa no kubabarirwa ibyaha. Niwe shusho ry'Imana itagaragara, umuvuka mbere mu byitwa ikiremwa cyose, kuko byose byaremewe muri we, ari ibiri mu ijuru ari n'ibiri ku isi. Ibigaragara n'ibitagaragara, ibinyabubasha n'inganji, ibikomangoma n'ibihangange, byose byaremwe nawe kandi niwe byaremewe. Yariho mbere ya byose kandi byose bibeshwaho nawe. Niwe kandi mutwe w'umubiri ariwo Kiliziya, akaba n'ishingiro n'umuvuka mbere mu bapfuye, kugira ngo harone muri byose umwanya w'ibanze. Kuko Imana yizihijwe no kumusenderezamo ibyiza byose, kandi muri we yiyunga n'ibiriho byose, ndetse ari wibigirira, ari ibiri ku isi ari n'ibiri mu ijuru, byose bisakazamo amahoro aturutse ku maraso ye yameneye ku musaraba. Iryo ni ijambo ry'Imana.
nyagasani Yesu n'abane na hamwe. Amagambo yo mu ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Luka. Igihe bari bamaze kubamba Yesu ku musaraba, rubanda bagumaho bamurebera. Abatware bo bakamunnyega bavuga bati yakijije abandi, ngaho nawe niyikize niba ari Kristo intore y'Imana. Abasirikare nabo bakamukwena, maze baramwegera bamuhereza divayi irura bavuga bati niba uri umwami w'Abayahudi ngaho ikiza ubwawe. Hejuru ye hari handitse itangazo ngo uyu ni umwami w'Abayahudi. Umwe mu bagira nabi bari babambanywe nawe yaramutukaga avuga ati harya si wowe Kristo? Ngaho ikiza ubwawe natwe udukize. Ariko mugenzi we amucyaha avuga ati mbese ntutinya Imana, wowe waciriwe rumwe nawe? Twebwe turazira ukuri, turaryozwa ibibi twakoze, naho we nta kibi yakoze. Arongera ati Yesu, uranyibuke igihe uzazira kwima ingoma yawe. Yesu niko kumusubiza ati ndakubwira ukuri, uyu munsi uraba uri kumwe nanjye mu ihirwe ry'Imana. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Uwanze gukorera umwami akorera umwanzi. Koko uwareka gukorera uyu mwami nta kabuza, nta hagati na hagati hahari, aba akorera umwanzi. Icyakora kuko tugwa tubyuka, ubwo rimwe na rimwe dukorera uyu mwami, ubundi tugakorera umwanzi, twagaruka tugasanga uyu mwami aracyadutegereje kandi adutegerezanyije impuhwe, ategereje mu rukundo rwinshi kugira ngo twongere tujye mu biganza by'urukundo nyakuri. Bavandimwe, dore umwami isi ikeneye ariko ikaba itamushaka. Kristo Yesu akozwe. Nguyu umwami utegeka igihe ava amaraso, kubera njyewe, kubera wowe. Rwose ni gute uyu mwami udukunda aka kageni maze akadupfira ari we nyine isi idashaka? Ni ukubera iki? Ni gute twanga umwami utagira icyacu atwara, ahubwo agatanga byose, nawe ubwe akitanga, ntatange ibyo afite gusa, ahubwo nawe ubwe akitanga? Ni gute tumwanga? Ni gute tutamwakira? Rwose nta misoro n'amahoro, ahubwo tumukesha byose. Ni gute dutera umugongo udakandamiza, ahubwo akaduheka tumuremereye, aho kugira ngo adukandamize akabe nk'aho ari twe tumukandamiza. Akaba wa mugani cyangwa se ya mvugo ngo mpeka abanduma.
murabyibuka mpeka abanduma araduhetse ntadukandamiza, ni nkaho ariko turi kumuremerera. ni kubera iki uyu muntu tutamwakira? kuki rwose tutita kuri uyu nguyu uva amaraso kubera urukundo adufitiye, umena amaraso kubera impuhwe adufitiye? bavandimwe, turahimbaza umunsi mukuru wa Kristo umwami tuvuga ko atagira ingabo, umwami tuvuga ko atagira ingoro, umwami tuvuga ko atagira zahabu, umwami tuvuga ko atagira ikamba usibye iry'amahwa bamutamiriza, kandi ngo ntagire n'intebe yo kwicaraho usibye umusaraba uteye isoni w'ikimwaro, ngo akaba aribwo ahindutse umwami. nta na rimwe yigeze atinyuka kongera kuvuga ko ari umwami, usibye igihe nyine nta kintu na kimwe cy'ubwami bwa hano ku isi yari afite. igihe nyine nta cy'ubwami afite nibwo atinyuka kuvuga ngo ndi umwami, koko ndi umwami. bavandimwe, ubundi uwo ukunda niyo agukomerekeje ugerageza kubyihanganira, nubwo byaba biremereye bwose, nubwo byaba bikugoye bwose, uragerageza. ariko gukomeretswa n'uwo ukunda birushaho guhamangira cyane, bigera kure. Kristo niwe udukunda akemera ibikomere byose tumutera, niwe udukunda by'ukuri. twumvise mu isomo rya mbere uko imbaga yemeye ko umwami Dawudi abagenda imbere akababera umwami. natwe twitabiriye imisa ntagatifu ni ikimenyetso cy'uko twemeye Yesu Kristo kandi aturi imbere n'umusaraba, kugira ngo tutayoba afite umusaraba, nk'uko umutambagiro twabonye urangajwe imbere n'umusaraba. mubwire uti mbere umwami, unyobore, kandi aho uyobora ni umutima ngo utayoba, umutima wanjye. uwanze gukorera umwami akorera umwanzi. nibyo koko, niba Kristo atambereye umwami, ubwo hari abandi bigaruriye umutima wanjye, hari abandi bigaruriye icyo gihugu wasanga cyatuwe ndetse n'ibindi bitari n'abantu gusa, kugeza aho umuntu yahabariza uburakari, ukwinezeza, ngiye kuvuga ngo n'ubwoba, cyangwa se nkayimika ibindi nk'amafaranga, ubutunzi, ubwo nirinze kuvuga ubugome. wavuga amafaranga ukibuka n'ibingibi byateye telefoni n'ibindi byose. abana bagiye kuzirikana ku kigero cyabo, mubabuza cyane cyane ibyo mwita za ecran. nyamara ibyo natwe bishobora kudutwara kandi turi bakuru. aho ntitwahimitse ibindi, ngo uwanze gukorera umwami akorera umwanzi. nibyo koko, Nyagasani ashaka ko yegukana imitima yacu, kuko ari muri conquête. kwegukana ni umwami kuko yegukana. ubundi papa ashyiraho umunsi wa Kristo umwami kuko abantu bari barigize utumana, bari barigize ibigirwamana. abami muri ibyo bihe ntabwo ari byo bihe byonyine, na n'ubu ngubu turabizi uko dushobora kubigenza, tugasimbuza Nyagasani, tugasimbuza Imana, tugafata umwanya wayo. noneho hari impamvu ebyiri yatanze. iya mbere yabaremereraho gato kubera ko ni teologiya hejuru, niyo hypostatique. ariko hari impamvu ya kabiri atanga, aravuga ngo ni umwami koko kuko yigarurira abantu.
ari mu ntambara avuga ati abangaba bagiye mu gice cyanjye cyaho nafashe igihugu n'abaturage birumvikana. Aravuga ngo ni umwami kuko yigarurira imitima y'abantu. Hari abo akura, ariko tuvuga ngo ukuri kubera ko abantu benshi bagukurikiye, ibyo abakristo ntibabikunda, ariko hari ababyemera gutyo. Muratekereza ivanjiri igera mu Rwanda ukuntu abanyarwanda nyine bari bafite umurongo bariho munini cyane, maze abapadiri bera cyangwa se ababogezabutumwa bakavana abantu kuri uwo murongo wariho abantu benshi cyane, bakagenda babashyira ku wundi murongo bavuga ngo dore ukuri aho kuri. Ntabwo ukuri ari uko abanyarwanda benshi icyo gihe babyumvaga, dore ukuri aho kuri, kugeza ubwo noneho abantu bagenda bayoboka undi murongo uriho abantu bakeya. Umwe abatirizwa hari izaza, 2 30 n'abangahe hari isave, barakomeza. Dore muri kiliziya muri ibihumbi hafi 3, kandi hirya no hino, ubwo navuga muri icyo gihugu cy'u Rwanda hafi nka miliyoni bazingahe n'abari gukurikira Yesu Kristo, bagenda bakuye kuri uwo murongo wari uriho abantu benshi. Ukuri kwa Nyagasani Yesu Kristo kugomba rwose kutwegukana, kuko Nyagasani yigarurira imitima. Nyagasani yigarurira imitima, ari muri conquête. Ni umwami koko, ni umwami uri ku rugamba, kandi urugamba ageraho akanakomerekeraho ndetse akanaruzira, ariko akazukira kutwereka ko ari nyir'imitsindo. Kristo ni umwami ugomba kwigarurira imitima yacu. Pawulo mutagatifu ati niwe shusho y'Imana itagaragara, kandi niwe muvuka mbere mu bapfuye. Ntabwo rero umwami w'igihugu runaka, igihugu kimwe, ntabwo ari umwami w'akarere runaka, agace runaka, oya, cyangwa umugabane runaka, oya, asumbye ibyo. Ntabwo ari umwami w'igihe runaka wabayeho kuva igihe cy'iki kugeza iki, oya, n'uw'ibihe byose. Ni umwami w'ibihe byose, ni umwami w'ibiremwa byose, ni umwami wa hose. Hose ni ukuvuga n'ahantu, nta hantu na hamwe atageza ubwo bwami bwe, asumbye kure koko abantu b'isi. Kristo ni umwami. Yesu Kristo muri Ukaristiya tubona ukuntu yoroheje. Kristo yazakozwe muri Ukaristiya, murebe ukuntu Yesu Kristo yoroheje. Urekurira muri ibyo biganza byawe, nyamara muri icyo gihe agakwereka ko akwegereye cyane. Muri uko kwegera yoroheje ko ari we nyawe, ko ari we mwami w'ukuri, niwe vrai, niwe mwami nyakuri. Bavandimwe, rwose ni nk'aho twagira tuti Nyagasani nta kindi usaba usibye kukwakira, kumwakira, kandi nta kindi cyo rwose Nyagasani adusaba. Nta bindi byose asaba, nk'uko twatangiye turi kubizirikana, nta bindi asaba nk'uko kiriya gisambo kibigenza, usibye kumwakira gusa, kumwakira. Mbega ukuntu byagombye kuba bitworoheye. Igisambo cyarabivumbuye, ndavuga kimwe mu bisambo uwo bari babambanye, yarabivumbuye mu gihe abandi bamunyegaga, bamunyeze ubugira 3. Utekereze ngo abatware bari kuvuga bati niba se ari wa wundi, niba koko uri, hakaza ngo noneho n'abasirikare nabo bakavuga ngo niba koko ari Kristo, bagakomeza bati niba koko ari Mesiya, niba koko ari umwami, niba koko uri umwami, ngaho gira. Bikatwibutsa na bya bishuko 3 bya Nyagasani Yesu Kristo, muze kubizirikana. Muzi ko shitani mubwira ngo niba koko uri, niba koko uri, niba koko uri, genza gutyo. Nanone no ku musaraba bati niba koko uri. Bose bari kumunnyega, icyo gisambo cyo kiramwitegereza. Nako nagiye kuvuga ngo Yesu aracyitegereza, maze imbere ya Yesu Kristo ikahuranya uwo bari babambanye. Icyo gisambo rero mu by'ukuri arashimishije uyu muntu rwose. Igisambo kirashimishije
kuko atwereka cyane ko icyaha kidashobora kugira ijambo rya nyuma. Kristo Yesu akuzwe. Icyaha n'amateka yawe ntibishobora kugira ijambo rya nyuma. Mu by'ukuri gifite ijambo rya nyuma igihe wakize mu Nyagasani ni gukizwa. Icyaha ntigishobora kugira ijambo rya nyuma kuri wowe. Iyo twakiraga Nyagasani Yesu Kristo, iyo tutimikaga ibindi, iyo tutakoreraga umwanzi, ntabwo ayo mateka ashobora kugira ijambo rya nyuma. Ntibibaho. Uko wabayeho nabi, uko ibikurusha bitandukanye byose n'icyaha rwose n'amafuti, ntabwo bishobora kugira ijambo rya nyuma niba uri kwakira Yesu Kristo nk'iki gisambo. Bavandimwe rero, dukeneye abayobozi beza nk'uyu nguyu rwose. Dukeneye ababyeyi beza nk'uyu nguyu. Dukeneye abasaseridoti beza nk'uyu nguyu. Dukeneye abiyeguriye Imana beza nk'uyu nguyu. Dukeneye urubyiruko rwiza nk'uyu nguyu, kuko nawe yari akiri urubyiruko mu myaka 30, maze tukarushaho kwizihizwa n'uko Imana itwereka ku rukundo rusumbye byose, ku rukundo n'impuhwe bisumbye byose. Ubundi twari kubwira Nyagasani tuti, umva, imfunguzo yawe z'inzu, yawe iz'imodoka, yaba iz'iki, ibiro ukoreramo cyangwa iki, mure kuri imfunguzo ziwanjye. Kristo Yesu akuzwe. Twari dukwiye kubwira Nyagasani Yesu Kristo kuti, ndakubona ubwami bwawe ukuntu buteye, ukuntu utandukanye rwose, none mure kuri imfunguzo ziwanjye, ukingure ugende ugere hose rwose, wirukane bya bindi byose nimitse, babandi bose bimitse batari wowe. Ugende wakora isuku, uhagura mu kajagari, kuko hari ibindi nagusimbuje. Nkurekeye imfunguzo z'iwanjye, nahagera nta kuntu atakora isuku. Muramuzi ageze mu ngoro y'Yerusalemu agasanga barahagize ngo inzu y'abambuzi y'ibisambo by'ubucuruzi. Nta kuntu wamureka ngo yinjire ngo ntakore isuku. Wanze gukorera umwami akorera umwanzi. Yesu Kristo warankuze rwose kugeza umfira, utanga byose, maze koko uranampeka n'igihe meze nk'uri kukuruma. Mwami wanjye rero, watamirijwe ikamba ry'amahwa, wicazwa ku ntebe y'umusaraba, uhasuka amaraso kubera njye. Nje imbere yawe ngo ndebane indoro, warebye igisambo kigahita ako kanya gicengerwa n'urukundo ruhebuje nanjye nkunda. Ibikomere, ubwoba, ubuzima bwanjye bwose, amafuti, gupinga ibyawe, ntibitume utakira roho nakuzaniye kuri uyu munsi wa Kristo Umwami, umunsi wawe. Ntibitume utakira amateka yanjye na bya byaha yewe. Ntibitume utakira umuryango wanjye. Zamuka rwose wicare ku ntebe utegekere iwanjye, maze na cya gihe nzacika intege, amarira atemba kubera ububabare n'agahinda, cyangwa se igihe nzaba ndemerewe n'urupfu, uzangenera rwose, uzantera ubutwari, maze usunikire muri bya biganza bizira inenge bya Mariya. Amen.
nyuma yo gukizwa amaze kwemera kwacu, nemera Imana Data ushobora byose, nemera n'umwana w'ikinege Yesu Kristo umwami wacu, wasamurwa Roho Mutagatifu, akabyarwa na Bikira Mariya, akabara ku ngoma ya Ponsiyo Pilato, akabambwa ku musaraba, agapfa, agahambwa, akamanukira mu irimbi, ku munsi wa gatatu akazuka, akajya mu ijuru, akabica iburyo bw'Imana Data ushobora byose, ntibazava aje gucira imanza abazima n'abapfuye. Nemera Roho Mutagatifu na Kiliziya Gatolika ntagatifu n'urusange rw'abatagatifu, nk'uko abanyabyaha babikizwa, nk'uko abantu bazazuka bakazabaho iteka. Bavandimwe nkunda, ibyo tutakambira Nyagasani, tumuture Kiliziya dutagatifurizwamo, tumuture igihugu cyacu ngo gikomeze kwimika uwo mwami cyeguriwe, tumuture ingeri zitandukanye, cyane cyane z'abari mu magorwa, abasumbirijwe n'abegukanywe n'ibindi bitari Kristo. Natwe ubwacu tumwiyereke kandi imitima yacu tuyikurire mu biganza bye. Twumve mwami w'impuhwe, turagusabye, wumvise isengesho ryacu. Twumve mwami w'impuhwe, turagusabye, Kristo umwami wacu n'umushumba wacu, hamagara amahanga yose kugira ngo uyaragirire mu rwuri rwa Kiliziya yawe. Turagusabye mwami w'impuhwe, utwumve. Kristo shusho y'Imana itagaragara, ivanjiri yawe itwawe n'abigishwa bawe, yemeza abantu bose ko nyir'ububasha ari we nyir'impuhwe. Turagusabye mwami w'impuhwe, utwumve. Kristo mukuru w'abakuru bose, reba n'impuhwe perezida wacu n'abayobozi bacu. U Rwanda ruba intara y'ingoro yawe. Turagusabye mwami w'impuhwe, utwumve. Kristo umuvuka mbere mu cyitwa ikiremwa cyose, imirimo y'abantu nigutangiriyeho,
ibone kuzuzwa no guhembwa nawe. Turagusabye mwami w'impuhwe utwumve. Kristo ingoma yawe niyogere hose mu mahanga no muri Afurika, mu Rwanda n'iwacu hano i Remera. Turagusabye mwami w'impuhwe utwumve. muri ndakuramusa Mariya twibuka ko n'igihe tuzapfira dukwiye kuba twizera uwo mubyeyi wabonye Yezu Kristo atanga ku musaraba, akamwakira mu biganza bye akanamuhamba, nyamara akomeza kwemera ko ari umwami. Bityo dusoza isengero ryacu turishyira mu biganza by'uwo mubyeyi Mariya, nawe twifuza kuzasoza ubuzima bwacu muri ibyo biganza Yesu Kristo adusunikiye muri ibyo biganza. Ndakuramutsa Mariya, Yesu mwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu mubyeyi w'Imana, uraye dusabira tukaba abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amen.